ntabwo turi abanyantege nkeya nk'uko abantu babivuga cyangwa se bamwe muri mu bumva ko turi abanyantege nkeya. Turashoboye pe kandi cyane, kubera ko urebye abamama dusa nk'abafite uburyo bwo kwakira abantu benshi batandukanye kandi bafite imico itandukanye kurenza igitsina gabo, kuko buri muntu wese uko ari uramumanacinga kandi ukamushobora. Rero ntabwo ibinyabiziga bitwarwa n'imbaraga zacu, ahubwo tekinike zayo cyangwa se tekinike dukoresha, ubushobozi byifitemo nibwo dukoresha kugira ngo kigende. Uko waba umeze kose, waba uri munini waba uri mutoya, nta mpamvu yo gucika intege. Keep forward. Hello my people, welcome. Ni motari wanyu, murakaza neza kuri video y'uyu munsi. Uyu munsi ntabwo bisanzwe, nk'uko mubibona murabona yuko ndi ku kibuga cyigisha gutwara moto n'ibindi binyabiziga bitandukanye, aho twita Norvège. Ariko impamvu mvuze ngo ntabwo bisanzwe, uyu munsi ngiye kuganira umugore wigisha gutwara moto. Habaho wigeze umubona? Nanjye nibwo bwa mbere mubonye. Ni umugore wigishiriza hano ku kibuga cya Norvège. Niwe wenyine wigisha gutwara moto. Murabizi nk'abamotari ni ngombwa kugira ubumenyi bwiza budufasha kwitwararika mu muhanda ndetse no gutwara neza kugira ngo tugire ubuzima bwiza. So uyu munsi rero ngiye kugenda nganire nawe, tumenye byinshi ku bijyanye n'umwuga we, uko yigisha, imbogamizi ahura nazo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo musaba, guma ku murongo kugira ngo udacikwe. Thank you so much. Ticha, muraho neza? Muraho. Meze mute? Meze neza cyane. Uracamo? Ndabona wakazindukiyemo bukaba bugiye no kugoroba. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. So twifuje kuganira nawe nk'umukobwa cyangwa se umugore wigisha gutwara moto, kugira ngo tugire bimwe tumenya ku bijyanye n'akazi kawe, imbogamizi uhura nazo mu kazi, ndetse nyine nuko ubona uno mwuga muri rusange. So watangira utwibwira ndetse ukatubwira n'igihe umaze muri aka kazi ko kwigisha gutwara moto. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Vumiriya Jeanne Clemence. Jeanne Clemence, yego. Uyu mwuga wo kwigisha gutwara moto mumazemo imyaka 2. Umaze imyaka 2? Yego. N'ubundi nahanga wigishirizaga Norvège? Nahanga. Ko nakubonye kandi narigaga aha. Ubundi yaza kwimenya mbere niwe wari kuba waranyigishije kabisa. Nyine birashoboka ko utahasanze cyangwa se ugasanga narabukiye ahandi. Yego, cyangwa n'umwarimu. Iyo wamenyanye n'umwarimu umwe buriya akagufata, ntabwo ukitaye kureba abandi nyine gumana uwo ngo ni byiza ngira ngo kuba wagira umwarimu akajya ahora kwigisha buri munsi udahinduye. Yego. Yes. Nese Ticha, ni iki cyaguteye mu by'ukuri kwifata ukavuga uti uko ngubu nagusanze hano ngira ngo ni wowe mukobwa cyangwa se umugore wigisha hano gutwara moto wenyine? Hari undi muntu wigisha hano? Ubwo n'abantu bose hano barakuzi? Abantu bose barazi cyane. Kabisa, ni byiza. Nise rero kunabona n'abakiriya ariko bakaza kwiga? Abakiriya ndababona, baza bangana. So watubwira ni iyihe mpamvu yatumye uhitamo gukora aka kazi ukavuga uti ubu ngubu njyewe ngiye kujya nigisha gutwara moto? Ukavuga uti aka kazi niko misemo kubera yuko urabizi nyine niba ari wowe uri hano wenyine nk'umukobwa wigisha gutwara moto, ubwo urumva bishobora kuba byarakugoye. Ese ni iki cyaguteye gufata umwanzuro ukavuga uti ngiye kujya nigisha moto? Icyo kibazo nyine kiragutse ariko reka ngerageze kugisemplifiya. Yego. Ukuvuga ngo mu buzima busanzwe nakuze nyikunda kandi mu rugo nyibona. Yego. Ntabwo nakuze nyine mvuga ngo nishaka kujya kuri moto birananira. Yego. Kuko namenye ubwenge nyine nyizi nanayigendaho. Ubwo mu rugo hari moto? Musaza wanjye nyine yari azifite z'akazi. Yego. Akaza tuzigendaho gutyo. Hanyuma rero maze gusoza amashuri, naje gukubitana n'ikibazo cy'ubushomeri. Burankubita burandya bye. Yego. Nkadepoza bikanga. Niyo hakuye. Bigeze aho rero mfata umwanzuro ndavuga ati noneho dore ko nizi ibintu bisaba n'ubundi kategori ya moto, bikubiteho nuko nsanzwe nyikunda, ntabwo ari ikintu cyangoye cyane kuko nahise nisangamo.
aha, ndiga nditegura ndabimenya neza ku rwego ruhagije. Rero muri bwa buryo bwo kurwanya ubushomeri niyumvishemo ko nshoboye gutwara ikinyabiziga cya moto, yego, kandi nkabona icyo kinyabiziga najyaho vuba nkahita mbasha nyine kurikavaringa nkabona amafaranga vuba, yego, ndetse no kukiga nkabona ntabwo binsaba ibintu bihambaye cyane nk'ibindi binyabiziga, kandi n'ubundi ntayo mfite n'isi byansaba kwisuganya cyane kurenza uko nakwisuganya kuri moto. yes, moto urayimenye, ndayimenye, aha, urwego nyine numva nanjye ubwo bumenyi namenye nawe wabwigisha. Noneho ndi kwibaza ukuntu noneho wahisemo kuvuga uti ngiye kwigisha, kuko nanjye nabonye perime ndavuga nshobora kuba umumotari. Nuhitemo kuba umumotari ahubwo ukavuga uti ubu ngubu ngiye kujya nigisha gutwara moto. impamvu nabihisemo, narebaga mu buryo buri bizinesi, nihe nakora bizinesi yes, ishobora kugira ameliorasiyo, bizinesi nshobora kuvuga ati nshobora kugira umwihariko wanjye, bizinesi nshobora kuba nakereye udushya bigakunda. Ubwo rero nibwo natekereje ko naza kwigisha. Kuko urumva iyo uza kuba nk'umumotari nyine nta kazi ushobora gutwara abagenzi gusa bikarangiriraho, ariko ubu ngubu wowe urimo urafasha abamotari, urimo urafasha abamotari benshi kuba baboneka ku murimo. Ubwo urumva iyo uza kuba witwarira gusa abo umaze kubona kwigisha bakabona perime, ntabwo mu by'ukuri bari kubona perime, kuko urumva ntabwo wari uhari ngo ubigishe. Reka ko wafashe umwanzuro mwiza kabisa. Nari nyine muri kariyeri imwe gusa ariko ntari fasiti. Yego, mbese watekereje mu buryo bwagutse, wirinda kuba wareba hafi hashoboka gusa. So hari abantu bajya bibaza bati ese ndashaka kwiga moto nahera hehe? Wenda nk'umwarimu wigisha gutwara moto, ngira ngo watubwira ese ni ibihe bintu by'ibanze umuntu aba akeneye kugira ngo yige moto, intambwe z'ingenzi aheraho kugira ngo abe yavuga ati ubu noneho nemerewe kuba nakwiga moto, aze ku kibuga mu mwakire mu mwigishe. Ese ni umuntu uwo ari we wese ubonetse, hari ibyo umuntu asabwa, nyine watunyuriramo muri make kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Murakoze cyane. Kugira ngo wige moto rero ikintu cya mbere uba ufite ni ubushake. Ubushake nibwo bwa mbere bugusunikira kuza kwiga. Ikindi nk'uko amabwiriza biteganya, ugomba kuba ufite imyaka 18 kugira ngo ubashe kubona uruhushya rw'agateganyo rukwemerera kubona definitive nk'umuyobozi w'ibinyabiziga. Umuyobozi w'ibinyabiziga. Ikindi rero iyo wiga ikinyabiziga wigiraho hari ibyo kigomba kugira ngo gihaguruke kigende, gikenera esansi, gikenera maintenance iyo cyangiritse. Niyo mpamvu bigusaba n'ubushobozi ariko butari na bwinshi, ubushobozi bukeya. Kwiga moto ubwo ntabwo bihenze. Ntabwo bihenze. Hari abantu wenda bashobora kuba bibaza bati birahenze n'iki. Nanjye niga moto sinzi wenda niba ubu byaruriye, ariko nabonaga bidahenze. N'ubu niko bikimeze rwose. Muri moto biraciriritse cyane kuko buri bushobozi ufite bwose turakwakira kandi tukagufasha. Buri wese ubushobozi yaba afite. Kuko hari n'igihe umuntu yibaza ati wenda nkora akazi ko mu rugo, ariko ndashaka kuzagira perime, akavuga ati udufaranga nkorera ni dukeya, ntabwo bashobora kuzanyigisha. Ubwo n'umuntu ukorera nk'ibihumbi 15 yazajya afatamo make akayazana mukamwigisha. Rwose ni nko kuzimya buji. Kandi akabimenya. Iri sufiko afata igihe. Bivuze ko kwiga moto ari ibintu bidahenze nyine. Ntabwo bihenze. Icyo kinyabiziga kigwa mu buryo bworoshye. Yego. Nese teacher, nk'umuntu ufite uburambe bw'imyaka 2, imyaka 2 ntabwo ari mike, umaze kugira bimwe mu bijyanye n'uyu mwuga usobanukirwa, ni ayahe makosa nk'umuntu utangiye kwiga moto cyangwa se wiga moto ashobora kuba yagwamo bikaba byamubera inzitizi, haba mu kubona moto ye cyangwa se no mu rugendo rwe rwo kuba umumotari? Urabizi ko nyine mu bintu byose habaho kugira intego. Kugira ngo ugire icyo ugeraho mu buzima nuko ugomba kuba ufite intumbero yaho uva ukagera n'aho ugera. Rero iyo umunyeshuri aje kwiga akiga uyu munsi, ejo agasiba, ejo bundi mbese ntabihe umwanya. Uvuga ngo bituma iyo wize uyu munsi ejo ugaruka, iyo usibye usubira inyuma, ugasanga nyine urabyibagirwa. Bigora n'umwarimu kuba yakumanaginga akagufasha kugira ngo ubashe kumenya ikinyabiziga vuba. Ikindi, moto ntabwo ari ikinyabiziga wicaraho ngo uhite ushorera ugende.
bisaba persistence, bisaba kwihangana kugira ngo ubashe kukimenya. Ikindi kijya kigora ngo twese uko turi abarimu, buri muntu wese afite tekinike skills y'uburyo akora akazi ke. Ni ukuvuga ngo iyo uje ukajarajara ahangaha ukajarajara hariya bisaba kugira ngo ugire umuntu ugukurikirana ukwitaho, azi intege nke zawe, azi uburyo agomba kugufasha, azi aho imbaraga zawe ziri. Nibwo buryo nyine bugufasha bigatuma apana kuza ngo uyu munsi wafashe umwarimu ejo ufashe undi. Mbese guma ku mwarimu umwe niwe uzaguforma akwigishe kugeza ubonye perime yawe. Ni ukuvuga ngo uko waba umeze kose ntabwo moto ushobora kunana, kuko moto ntabwo itwarwa n'imbaraga zawe, ahubwo ubushobozi yifitemo nibwo wigishwa gukontorora kugira ngo ugende. Ubundi biba byoroshye cyane. Nese tica nk'umuntu wenda uje kwiga moto ashobora kwibaza ati bizamfata igihe kingana gute? Umuntu wenda uri kwiga moto byamutwara igihe kingana iki kugira ngo abe yamenye moto abone na perime? Mwakoze icyo kibazo. Buriya ubumenyi bw'umunyeshuri ntabwo twese dufata ku rwego rumwe, ariko minimum igihe gitoya gishoboka bitewe n'umunyeshuri, ibyumweru 2 n'iminsi 30. Kuvuga ngo desimene cyangwa se ukwezi birashoboka. Umunyeshuri ukwezi ko aba ari meyeri, umuntu mu byumweru 2 ashobora kuba yabonye perime cyane. Hari umumotari twaganiriye arambwira ngo njye perime nayibonye mu cyumweru kimwe. Ngira ngo ni ukubeshya. Birashoboka kumbe. So ni ukuvuga ngo hagati y'ibyumweru 2 n'ukwezi umuntu ashobora kuba yabonye perime. Ashobora kuba yayize neza rwose akajya mu kizami kandi agatsinda. Urumva ko atari ibintu binagusaba igihe kinini. Kandi iyo ubonye perime niyo waba wize ibyumweru 2 ni perime ishobora kuzagufasha mu buzima bwawe bwose kugeza upfuye. Perime se ko atari ikintu usubiramo, nta returu nta repesage iba muri perime. Urumva ahubwo abantu bashatse baza bakwiga. Imaze kwifa n'umunyeshuri uri muri vacances ashobora gufata kode aho bakamufatira kode akavuga ati njye muri vacances nzaza nige mu moto mbona perime. Ugasubira ku ishuri ufite perime. Ubushake n'umwanya birahagije kugira ngo abone perime. Ibaze ibyumweru 2. Urumva ko atari ibintu bigoye cyane. Ntabwo bigoye. Nese tica nihe nama ukunda kugira abanyeshuri bawe mu buzima bwa buri munsi, abiga moto, ababa bagiye kuba abamotari, inama bagira ku buryo n'undi muntu ushobora kuba dukurikiye iyo nama ashobora kwigenderaho ikaba yamufasha? Murakoze cyane. Inama ngira abanyeshuri banjye rero, ikintu cya mbere mperaho ni ukugira intego. Kuvuga ngo niba ubonye perime ukava ahangaha ugiye mu muhanda, nimba ufite intego uzubahiriza n'ibyangombwa byose bigufasha kugera ku ntego yawe. Harimo nimba uri mu muhanda kubahiriza amategeko agenga nyine imitwarire yo mu muhanda, kandi ikindi ni disipurine. Kuvuga ngo imico myiza rwose igutambutsa ahantu utatekereza ko wanahanyura. Rero iyo utwara abakiriya ukubaha akazi kawe ndetse ukanaba keya ukanabitaho, nta kabuza rwose akazi kawe kagenda neza. Ikindi ni isuku. Usanga akenshi iyo ugiye mu muhanda usanga ikinyabiziga cyawe gisa nabi, ugasanga wenda ntiwambaye umwambaro usa neza, ariko iyo umugenzi aje gutega ukabona uri simati, ni ukuvuga ngo yicara ku kinyabiziga cyawe yishimye anezerewe kandi nawe akakwishyura neza serivisi yawe ukanoza akazi kawe. Arakoze cyane ku nama nziza y'abamotari n'abanyeshuri muri rusange. Ese tica nk'umwarimu wigisha moto, uri umugore, ushobora kuba warahuye n'imbogamizi. Ese wahuye n'imbogamizi zimeze gute? Ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Ese waba warazitwayemo gute? Murakoze cyane. Imbogamizi zo ni nyinshi. Kumva ko nyine umuntu w'igitsina gore yinjiye muri uyu mwuga, n'ubibona wese biragoye kubyumva, kuko ahita yumva ko se waciye nk'amabere, se uyu mukobwa ni igishegabo, umukobwa ntashobotse. Nyine umwuka mu bantu batuzengurutse bakaba bumva yuko ngo ari akazi k'abagabo gusa, akazi k'abagabo, cyangwa se umukobwa ugakora nta disipurine, yararangiye, yaciye ibintu, nyine bagufata mu yindi sansi. Gusa nyine ikintu kigufasha ni uko wowe ureba icyo ushaka ntucike intege.
ikindi arakureba akavuga ati se ko umukobwa ari umunyantege nkeya ubu koko ubu yanjye inyuma akamfata akanyigisha akabona nyine we ubwe aragukujugiye ko icyo kintu utagishobora ariko iyo ateye intambwe akaza akakwegera akakugana iyo umufashije ahita yishima akavuga ati si bya bintu birashoboka ubutaha rero asa gushaka. Njye cyo nabonye nuko abagore bigisha neza, hari umugore wajya bigisha hiyasi hariya kandi nabonye bigisha neza. Urumva ishuri se batwigisha bisanzwe? Ishuri baratwigisha ariko hano kubera ari imirimo ibimenyerewemo igitsina abagabo cyane biragora cyane kumva ko wabafasha. Ikindi kintu umuntu yahugiye ahura nacyo kuvuga ngo muri kwa kumva ko nyine udashoboye imbaraga ukoresha kugira ngo noneho ugaragaze ko ushoboye ni nyinshi, ziba ari nyinshi cyane pe ku buryo utabasha kubisobanura ngo byumve, ariko uko iminsi igenda yigira imbere bagenda babona ukuri kw'ibyo urimo. Mbese nta gucika intege, ni ugukora cyane na ba bandi batemera ukabemeza ko ushoboye. Abakobwa ubwo barumve. Wenda nk'ikibazo kintu nshaka kukubaza kibanziriza icya nyuma, ni iyihe nama noneho wagira abakobwa igitsina gore muri rusange, ba bandi bumva yuko wenda nk'uyu murimo badashobora kuba bawukora, hari abifuza kuba abamotari, hari abafite perime bifuza kuba bakwigisha bagacibwa intege n'ibyo byose, se ni iyihe nama ushobora kuba wagira igitsina gore muri rusange? Murakoze. Inama nagira abamama bagenzi banjye cyangwa se n'abakobwa ni ukutita ku gucibwa intege ku ntumbero yabo. Ntabwo turi abanyantege nkeya nk'uko abantu babivuga cyangwa se bamwe muri mu bumva ko turi abanyantege nkeya. Turashoboye pe kandi cyane, kubera ko urebye abamama dusa nk'abafite uburyo bwo kwakira abantu benshi batandukanye kandi bafite imico itandukanye kurenza igitsina gabo, kuko buri muntu wese uko ari uramumanacinga kandi ukamushobora. Rero ntabwo ibinyabiziga bitwarwa n'imbaraga zacu, ahubwo tekinike zayo cyangwa se tekinike dukoresha, ubushobozi byifitemo nibwo dukoresha kugira ngo kigende. Uko waba umeze kose, waba uri munini waba uri mutoya, nta mpamvu yo gucika intege. Keep forward. Komerezaho bizacamo. Yange nama mwayumvisha. So turagira ngo wenda urangire wenda nk'abantu wenda batazi aho ukorera, badafite nimero yawe, ubibwire basobanurire ibijyanye n'akazi kawe, noneho ubahe na nimero yawe ya telefone. Murakoze. Amazina yanjye natangiye nyavuga, nitwa Jeanne Clemence Vumilia, ndi umwarimu nigisha moto Norvège, Nyabugogo kariyeri ku bafata amakode cyangwa se Karama niho wambariza. Nararika rero abajene, abamama, abakobwa, abapapa, ni karibu tubafasha kwiga. Nimugire impungenge, dukora akazi kinyamwuga, nimuhigerera muzabibona. Wenda kuwashaka adresse yanjye yabariza kuri nimero 078 11 34 943. Ongera isubiremo. 078 11 34 943. Ficha, reka tugushime cyane, tunabwira abantu bose badukurikiye, niba ushaka kwiga moto, niba ufite inshuti yawe ushaka kwiga moto, muzane Clemence amwigishe. Bambwiye yuko atsindisha cyane, niwe mukobwa wigisha hano wenyine, uzaje ubaze uti mama de mariage, ubundi bamwita mama de mariage, uze akwigishe umenye gutwara moto. Murakoze cyane Ticha. Murakoze namwe.